Papa Sava. Yega ngaho rero Dafi tubwire umva rero yo kuntu nabipanze murabona ukuntu nambaye gutya sibyo agakabutura hasi hejuru umupira kuko urumva muri anniversaire ya Frederi y'ubushize twa twambaye ubwubukanzu urumva utujya no kubuvanamo tubuhindure noneho tuzambare urukumva ushaka ko tuzambara gutya kandi hagira umuntu bipinga cyangwa bigaye yemba nateguye tangiye kuduha ruswa se biraterwa n'uburyo tuzambara ubukabutura gutya sibyo urumva iyi ni ikabutura agahita hajyaho agapira k'umukara hejuru niyo dressing code noneho twambare urumva harimo n'impuze n'ay'imituku harimo nyine amabara agiye atandukanye urumva n'imipira nyine y'imikara irimo noneho hasi dushyiraho inkweto nyine zo hejuru nyine dukanga abantu dushyiraho nk'izi ngizi z'umukara nta kibazo nyine nawe wakambara iz'umukara zose waba ufite iyo ndetse David ikibazo mfite ubu urabona natwe abantu bangana natwe twakwambara ayo makabutura ko ngiye rwose ndabona nta kintu bitwaye pe habaye hari utugufi noneho twigiye hejuru ho gato nge ndabona byaba ari bye biro byacu gushingana za inkweto abasinze ubwo nyine muransezereye niba kuvuga none se gitari ntazabone bavuga ngo ndagusezereye iyi kabutura iyi ntabwo yakubera wowe ugashaka umupira w'umukara gusa ntabwo wawe ushinyagurira ubwo rero kugira ngo nondebuze mu rwego dore yamenyanya gitari ubwo ntusaze rero twikomereze nawe ako dafite none se ariko nanjye rero kimundoranye yemba nabateguye mbese wowe niba utadukunze urashaka iki Saveri ngaho wowe tubwire rero ibyawe iyo nguteye niwe mukobwa reka nangutiye agakanzu kanjye aka kajari k'aka gakanzu murabona atari keza karimo Saveri iyo niyo mu gikoni Saveri rwose reka mubwize ukuri iyo ntayo twakwambara gusa nawe kwagukanira ibyo twakwambara papa arankunda reka izo ni izaba amacirire n'abandi njyewe nabona ukuntu abivuze ntacyo bitwaye ariko tugakuraho inkweto ndende wowe se ko uvuze amatashiramo bari gatazashiramo ngambwira uzabaziciye nta kibazo ariko yabanyira gitari ubwo bayihanyira gitari ngo yambare koko ariko uza amaguru afite nyabitari nawe mujye mubona ko bakuze abantu ako bakuze nyamara utu dukanzu turasiba abantu b'abafaransa neza arakwambutse ka mitsingi kanje umva mariko urumva ntabwo twese umva nahita ngusubizayo igitaraganya yego sha wowe wari wambaye baje kwa pura ni kwa purape ese kwa pura urakoze sha umva none se njye uzabona neza ariko mwana ukutano wabaye wanateguye ntabwo nabishimiye oya abandi mwirebe umva pepe ko watinze wari ukiri muri umva abana bafite inkuru aho ukagira inkuru wiwe nagatangaye kiri mu kwireba narapindaye ni mama y'Imana narapindaye kagira uwo ntabwo yitwa mu bakire naho hajya ntabwo ndi kumva bibevuga cyane nanjye numva iyo nkuru batinya sinayitwa mu bakire hajya babimo ibibazo ibibazo se bibateye urabona bizunguza mu modoka bagenda bagira gutyo ukagira zirara zishya bwacya zikazima ntabwo bazi iyo bahondaguranye bagagira abakire se we nabo ni abari harya umuraza w'abagabo hari ahepfo bita misaya ako siyo mureke mbabaza ubundi umuntu iyo bagiye kwita misaya ubundi misaya bari mise gute yagiye mu kiliziya barimo batizana umuntu yitwa misaya gute ni misaya nyine cicika batubwire uzayimwite se akwereke reba ukuntu agukubita akagucamo kabiri umutwe hirya akawambuka ibere ibuno icyo uvuze ni ukuri igihe yakayishyira hariya akabishyira hariya kandi reka mbona warasana ntabwo arebwa cicika ngo ntabwo ririya zina ryo ryemewe kandi urumva ngo ari icyaha iravuga cyane twumva vuga cyane ariko si umugore turi kumva wowe wavuze cyane ese ko mutanywa akantu twihorere
ntimureba ko nari nagiye nyine ngiye kuzana utundi byinshi naburaga mbaye nkigera handi ku muhanda nyine handi iwabo ngeze ku marembo nsanga ibintu byakaze ubwo ngiye ko nambona umugore arimo arasohora amavarize ashyira mu modoka kakamodoka karimo kazi wowe urababa yes arimo arakubita mu mavarize umugabo nawe yinginga have sherire kamukanye se ariko rero icyo kibazo cyabo ngo kimaze iminsi yego rata ikibazo ko ari icy'uyu munsi ariko nanjye rero narabivuze sinubaga se banavuga ngo ni inshoreke ahubwo nanjye nagiye kuzibabarira numva namwe mwarazimenye ni inshoreke nyine urumva ngo umugabo yifashe kandi abwira umugore ngo ntago rero ngo ntago ngiye nshaka kuzongera kurya hano nijoro ngo haba na saa sita ngo ndetse na breakfast yanyu muzayireke umugore arangije ati nta kibazo atari ikibazo se nutabifata tupfa kuzajya twebwe duhahira twebwe tukirira ubwo nyine yakishika se wumva ahubwo ikibazo none ubwo umugore agira ngo ni kwa kundi umugabo wenda ntashaka kurya ibyo ntiyayirirwa byitaho icyumweru cya mbere ntigikubise icya kabiri ntigikubise noneho na ya poshe yagiye agatanga mu rugo ibivuyeho ariko mva bafite abana nyine ubwo se mbaga abana be babaho bate abagabo nabo batagira umutima ubwo ibyo byihorera birageza aho nta gihaha nta kintu kimwe gikora ntabwo ndi kumva ariko fefe vuga nanjye ntabwo nakundi mu ruhare utazi kuziba niyo nabura nanjye no bureka avuge cyane uko ndetse nikubwira batajya gusobanura Margarita araza kuvuga nuko kumva umugabo kumbi we aca ruhinga akarya akizana ibyo kurya buturi umugore atabizi n'abana inzara yenda kuba ariko ngenda babaza nkiyegera y'umugabo ikigabo cy'igisambo nk'icyo kiba gifunze mu yiye none se ni inyamaswa cecekase ubwo ngo ejo rero umugabo umugabo akimara kujya ku kazi umugore agenda agiye gukora isuku mu cyumba ageze mu cyumba arimo arakoramo arangije gusasa ajya gukora hejuru ya garderobe agezeyo basanze amapaki y'imigati igice cy'ipaki y'amandazi igice cy'ipaki y'amandazi igice cy'ipaki y'amakeke ngo harimo ngo n'amasoso mbese buri kintu cyose kumbe we yazanaga ibintu byo kurya akabijya wenyine abandi baburaye abana baraho akwicara mu cyumba cyane yego mugabo cyumba cyane mucika sinagaho byarangiriye mwebwe nagara kumujya mucika mu ndumva ukayivuga hagaze hagati yawe byumva none ko byagenze ubwo rero umugabo arangije arataha undi munsi w'iki ubwo ibintu byose ubundi byavumbuye ijoro ngo nijoro umugore yaracecetse yaricicye noneho nijoro atashye yaje hari abantu bakabwire nijoro atashye ubwo nyine ngo bajya gucuranga radiyo nyine ngo ntiyaherukaga kugira kubaradika nyine ngo imeneshe nawe urabyumva iri joro ngo radiyo bayicurange gahunda yerukaga kudishya nyine ubwo arangije ngo uduparikirike turangiye tuba kuri matera mwese radiyo bayicurangira mu bakari agacucu nawe ubwo nyine ni arabwenge ku buriri kwa pranje ariko hari ikintu ntari kumva neza ngo si iyo radiyo yaba yarishaje binganiye kuko kuvoma bakuhirira imyaka mwabana ariko njyewe hari ikintu mbabaza aba bakobwa ko mbona basazuye bameze nka yaba wa Pawulo yabikiye abagaratiya n'ajya ni abagaratiya n'abaki marigari yabikiye barutima n'abagaratiya n'abagaratiya ubu se baba baziki ariko ngiye nimureke mbabaza nta rubohero rukibaho nta shinge nta bigero abantu bagenda bakabaza zanga neza mw'abakobwa muzamenye iki ubwo ndababaza ubwo ntabwo muri kumva yuko bavuze ko baraye tuva ku bya radiyo bagakora bya bindi byo mu nyine byageze aho uburiri nyine bwari bwatose nibukeye mu gitondo umugore atereka agiye gusa umugore ati reka nsohore matera njya kwanika umugore ntasohoye matera umugabo ararwanira yegeka umwe yanika undi avana mu nzira umugabo amubwira ati genda ujye mu byawe ndayiyanikira umugore ati kabiri kangahe ashaka kwanika amateka umugore ati umugore ati kabiri kangahe wanika matera muri uru rugo ko ari njye mugore abana nibabona wanika matera barabibona bati ati genda yewe ngenda yiyanikira baradiri ukara barashira barasira uko begura bayegura amafaranga abaratondobotse gutaha umurongo w'ibifaranga yavuye muri matera naho umugabo
yajyaga ataha umugore akamubwira ati se sheri amafaranga yo guhaha ati nta kintu mfite rwose akiyambura imyenda agashyira umugore agacunga umugabo agiye kuryama yasinziriye akajya mu myenda agasopasopa agasanga nta n'igihumbi kirimo nawe akabona nta n'urumiya rurimo ubwo rero noneho nibwo yaguye kuri ayo mafaranga kumva umugabo we yajyaga aza agataha agacunga umugabo aho umugore ari agahita yirukanka imyenda agakubita muri wa mwobo yaciye wa matera nuko ngaho rero aho iyo nduru n'intambara byabereye izi ko ni igisimba mu gisimba ikintu nibaza buriya hari abagabo bitwa abagabo ku izina ariko atari abagabo mu by'ukuri ubwo se nk'uwo mugabo ni muzima ni umurwayi wo mu mutwe umva nimureke mbabwire Misaya yasebye Misaya yarunyanyagije umuntu w'umukire n'ubwiza n'ubwema nakubwiye ngo bari bahuriye uba ndafika amaze utwibwirire sora mu mucicike gato niteko pasa allo oui wakwinjiye se shaka ugasuza abana injira nta kibazo ngwino nta kibazo mutembereze mwagiye mureka dati bite nawe uragenda ukambamo oya nikama oya nifunguro kamini ariko ni kamwe nanjye ndi kwihuta hari abandi nari ndi kumwe nabo ni kamwe uravuze ngo azihereye kare papa sava oya ariko iyo umuntu aganira n'abagabo ubu birajyana n'umugabo umeze ntukamugore ni nk'uko nkunda akabagore twateranye nakamaze ahubwo dore yaza ntiyongera kunyongera karimo karamanuka kakangura ku kiryambe bakiri mu ariko murasa neza wa murakaze natinze ko bya bintu byari buri ahandi bushika nasanze nta kintu kirimo bimeze bite uravuga bya bindi biba biri munsi mugasanduka nyine kamwe k'umusegiteri reka ibyo ngibyo nyine urabona gutya twicaye twese nyine turi muri gahunda yo gukorera anniversaire fofo urabona ko fofo ntawe uri rero urumva nyine nabifashe nyine kugira ngo nyine nanjye nitange mu bandi ntaza kubura nese mama sava witange se ko nabo iki wakozemo se cyangwa wasutse waviduye ese ko wakukumbye none nese ntabwo nakukumbye urumva ibyari birimo nyine bihwanye n'ibyo twari dukeneye hano ni ukuri do nta noneho bazakoresha ibyawe gusa ntabwo abandi bitanga umva amadede munyerekere ya lisite y'ibyo nawe umwereke umubwire ibyo tuzakora n'ibiki kugira ngo abyumve cya fofo cya aniveriseri hano harimo imyenda tuzambara harimo ikabutura z'ibihumbi 20 ikabutura z'ibihumbi 20 zimeze nka nawe azayambara twabonye izakubera byaba biryoshye nawe azayambara oya kitari ko yaberwa noneho wumva imipira ni 15,000 inkweto ni 40,000
nyine za otaro zirabaciriritse pe twafashe za makeya basava urabona nyine uburyo twabiteguye uburyo bimeze urumva ni ikirori gikeneye nyine urwibutso twapanze ko tuzashaka umuntu uzadufotora cyane umuntu uzadufotora yaduciye make pe 80 kandi ntabwo tuzabikorera ahantu tuzajya kubikorera ni ku kiyaga tuzakenera nyine transport tuzakenera bisi izadutwara ikatugeza ko dushaka kuzagendera hamwe ikanaturindira tukadutaza rero iyo bisi yaduciye 120 ni make pe ni make iyo bisi ni yakabera n'umupapa wimukiye hano hafi vuba ufite bisi uyitwarira yaraciye pe mugabo yatwaye naragerageje ndamwigisha kubera ko hazimo n'akantu ko kuba tuziranye aravuga ngo kubera ko tuziranye turangije urumva kugira ngo amafoto ase neza video urumva bazadufata amafoto n'amavideo kumva kugira ngo bise neza tugomba kuba twise make up rero baduciye 60 twese hamwe kudusiga aba baratwaye rero kuvuga bya make up papa sava ntiyabisobanukirwa urumva make up ni bino nyine badusiga mu maso bakadukora ku ngohe ku minwa nyine tugasa neza nyine kwa kundi uba utatutumbye nyine mu maso nta byokere nta buryo ni mama ze bafata bambwiye ngo ni nkanyari niyo mpamvu nanjye nikoteje 200 hanyuma pasava tunajyayo ntabwo uzarangira mu kwifotoza gusa no kugenda tugomba kuziyakira rero twavuze yuko buri muntu wese uzaba yaje azitanga amafaranga 20,000 bizavamo ibyo kurya no kunywa madede kutavuga ibyo kuzenguka mu bwato tuzaze oya fefe ibyo wibivuga ibyo ku bwato twumvikanye yuko nitumara kubona hari igisagutse ariko tuzajya ibyo ubwato bwo ku kiyaga ariko bizaterwa nuko hari ikintu twasaguye urumva rero byari birimo hariya nta cyasambutse wumve ngo ahubwo uzangenera n'agatike ese amafaranga yari ari mu gasanduku nicyo twari twayateganyirije nyine ntabwo ari cyo ariko si iki ariko icyo amafaranga ya minerivare y'umwana na mitiwere ugiye kuyakoteza muri aniveriseri ariko iki ukavidura se papa sava urumva koko nari kuva mu bandi koko ariko ngo kuva mu bandi ariko ibyo urumva babibwira mama sava urishinga abandi bagore niko nawe uhagaze waretse kwisumbukuruza uyu ntabwo afite inzu akodesha ntabwo ayifite hanyuma uriya ntafite inka ebyiri zikamye uriya nyiragitariro hari umwana h'amata ntagurisha hanyuma uyu ntacuruza ntabwo uriya ntahinga kijyambere uriya ntahinga kijyambere ntabwo pakiza amafuso wowe ukora iki ntabwo ari njye wirirwa ntunekwa njyenyine ukaba wumva ninjye wari kuvamo ariko uravamo ujya hehe uvuyemo udasesaguye amafaranga ya minerivare y'umwana amafaranga ya mitiweli niyo ujyanye muri aniveriseri ubu usibye aniveriseri hari ubwo ari umuntu urwaye umwijima uri kujya kuvuza ni wabuze impyiko uri gutwerera aniveriseri agasanduku ku buryo ukavida ngenda babwiye ngo umuntu umubitsi ninde umubitsi uri hano nama amafaranga yanjye ninde mubitsi badederi mereza amafaranga weke mbicira ikirori we baragushuka bati hena turore nawe ukabeyura nta namayo wambaye mereza amafaranga yanjye mereza amafaranga yanjye